Yes, bakunze kumva official turabashuje. Twaye ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi wa none rero uyu mwaka mushya we are back. Jewe nushaka kunyite King of KineMaster. Ninjye muntu wa mbere ukoresha KineMaster kandi sinzigera nyivaho. Nyita King of KineMaster. Muri mwaka wa 2025 twagarutse ku byegeranyo bitandukanye. Murabizi neza ko ku Mumbo Official abantu benshi tubagezaho ibyegeranyo bitandukanye, twibanda cyane ku nyamaswa, tubatembereza isi dutuye n'ahandi hatandukanye. Icyegeranyo cyacu cy'ubutaha tuzibanda cyane, tuzamanuka mu ishyamba rya Amazon. Ni ishyamba rifite ubuso bwa miliyoni hafi 7. Tuzabatemberezamo tubaganire ku nyamaswa zigiye zitandukanye zigaragara hariya. Tubaganirire ku nyamaswa bita jaguar. Abantu benshi bifuza gusura inyamaswa, akajya mu byanya by'inyamaswa, ariko biragorana cyane bitewe n'igiciro kiba kiri hejuru. Ni hafi miliyoni. Ayo mafaranga rero aho kugira ngo uzajyaneyo, uzagure bando uze kuri Mumbo Official tubatembereze mu buryo butandukanye. Twakoreye documentaire gutandukanye ingwe n'urusamagwe, twabakoreye documentaire inzoka bita cobra, twabakoreye documentaire kanyamaswa gato cyane bita Marie Jose, twabakoreye documentaire kuri panthère noire cyangwa se igisamagwe cy'umukara, twabakoreye documentaire zigiye zitandukanye, twabakoreye documentaire kuri black mamba, inzoka mbi cyane n'ubwiyo iyo apfuye ubundi n'amagufa yayo yakujombi urapfa. Abagifite ubumara buteye ubwoba cyangwa se ubukana buteye ubwoba. Rero muri uyu mwaka twagarutse bundi bushya, yewe ndi King of KineMaster. Ninjye mwami wa KineMaster. Nubwo atari jye ndayikoze, ariko ninjye muzi kuyikoresha cyane. Uzabibona muri video zacu zitandukanye ko tutajya tugira dutera ipfunwe no kuba harimo marike ya KineMaster. Muri make ninjye nashimuse KineMaster. Rero muri uyu mwaka tugiye kongera tugaruke ku byegeranyo bitandukanye ku nyamaswa, byegeranyo bitandukanye ku buzima bwacu busanzwe, ariko cyane twibanda ku nyamaswa. Ariko tuzatunyuzamo nk'ibisanzwe, tuzatunyuzamo tubigisha uko dutandukanye muri ya program yacu ya Homemade. Twabazaniye televiziyo ikorera kuri murandasi cyangwa se kuri internet, kuri YouTube ya Homemade, ko byagaragaye ko abantu benshi bacu bakunda gukora utuntu mu rugo dutandukanye, kuba yakwitunganyiriza usenda, kuba yakwikora agasabune n'agashampo. Zabibutsa ko mu minsi iri imbere tugiye kubazanira gukora shampoo irimo ibikakarubamba, irimo olive oil, irimo ikirungo gitandukanye. Handi hantu wayikura iyi shampoo ngiye kuzabigisha. Ni byiza, mo amavideo twagiye dukora ya mbere ya shampoo, za après shampoo, za eau de javel n'ibindi bitandukanye. Eau de javel abantu benshi bakunda kwita Jike, ariko ni byinshi byiza tubafitiye hano ku Mumbo Official cyangwa se kuri Homemade Rwanda. Twazanye televiziyo ya kabiri bitewe nuko byagaragaye ko Homemade ifite abakunzi benshi batandukanye. Ndagira ngo ubwire ko mu Rwanda maze kugira abashuti batandukanye tugenda dufasha muri business zitandukanye. Yibutse kandi ko dufite ibitabo bibiri. Igitabo kigura 10,000. Twabategura igitabo kuri cosmetic product cyangwa se izi produit tutarya cyangwa se tutanywa, izi tuzijya ku mubiri. Kirimo produit hafi 17. Ama shampoo, après shampoo, amasabune n'ibindi bitandukanye. Twe ntago twiye tuvuga ngo reka dufate igitabo tugabanyemo ama produit make tukigurishe ku ma produit make. Twashyizemo produit za cosmetic zose n'izindi zose dukoze duhita tuzishyiramo. Hanyuma donc atari ibi bintu twisiga cyangwa se twakise book 1 cyangwa se igitabo cya mbere cosmetic product kirimo ama produit tutarya cyangwa se tutanywa, ariko tubakora na book 2 ya food processing cyangwa se consumable product. Nubwo n'ibindi nabyo ari consume, uriya isabune nayo uri kuyikoresha uri kuyikonsuming, uri kuyikonsoma. Ariko iki twise consumable product n'ibiriya tunywa, turya amandazi, amakeke, izo nsenda zose tuzashyira mu buryo kizitunganya,
na vitamine. Mwabonye video yacu yo gukora vitamine y'umusatsi. Video yo gukora vitamine y'umusatsi iri ku rubuga rwose, iri kuri YouTube channel zacu ebyiri. Iyo twakoze video ya homemade ubundi tuyigenera abantu bo ku Mumbe Official muri kaga programme kacu, ariko ushaka kureba full amavideo yose twakoze ajyanye n'ibintu bya homemade, programme ya homemade, bya bintu ushobora kwikorera mu rugo, ugende kuri YouTube channel yacu ubanze ude subscribe. Ushaka kuzambona subscribers ziyongera cyane kuri Homemade Rwanda. Homemade RW nyuguti ya Homemade nkuko byumva nyine ni Homemade. Nyuguti ya nyuguti ya wa. Turaje twashyire link hasi yayo. Bashaka kubona hiyongera subscriber rwose. Bacyari hasi ariko nta kibazo. Cyangombwa nicyo tubaha, cyangombwa ni target intego yacu aho dushaka kubageza. Rero reka nawe kubabwira byinshi ariko gushishikarize igarukiraho. Twebwe rwose imwe mu nzira twahisemo si yo gukora amafaranga rwose. Numva bavuga ngo monetiza muri YouTube channel, ngibyo nta kintu babimbwiye ngewe. Cyangombwa n'ubumenyi duha umuntu. Unyarukireho mwige, unyarukire kuri ku Mumbe Official, mutembere isi dutuye, turi ubuzima bw'inyamaswa zitandukanye. Ngewe ubundi nkora ibintu nkunda, nkora ibintu bifasha abaturage. Biragoye cyane kujya gusura ibyanya by'inyamaswa, ariko twe tuzatubafasha gutembera isi dutuye. Wari ubizi neza ko mu ishyamba rya Amazon harimo amafi, harimo amashanyarazi. Nuko ushobora gukora ifi ukayikoraho, cyangwa se n'inyamaswa ukayikoraho amashanyarazi akayikubita. Ibyo byose ni ibintu tuzagenda tubatembereza. Murabizi neza ko inyamaswa bita Kaiman ni inyamaswa bajya bavuga ko ituruka ku kimanyi cy'umuserebanya, hana krokodile cyangwa ingona. Kaiman inyamaswa kifite bishinyitse cyane. Byose tuzagerageza kugenda tubatembereza. Twagarutse we are back, twagarutse kugegenya bitandukanye. Ubizi neza ko ushaka kwikora agasabune wibereye mu rugo. Ubizi neza ko ushaka gutembera isi dutuye wibereye mu rugo. Urabizi neza ko ubumenyi butandukanye, ku makuru atandukanye dushaka ku updating. Rero icyo ndagushishikariza, kora subscribe cyangwa se kanda, cyangwa se jya muri YouTube channel, cyangwa se jya muri YouTube wandikemo Mumbe Official. Mumbe mu Kinyarwanda Official, uhita ubona YouTube channel yacu iriho ibyegeranyo bitandukanye n'aga programme ka Homemade, cyangwa se unyarukire kuri YouTube channel yacu yitwa Homemade ikorerwa mu rugo. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni Homemade inyuguti ya R na W, kugira ngo tubitandukanye n'izindi Homemade zose. YouTube channel zacu ebyiri twifuza ko aduteraho inkunga. Shaka gukurikirana ibijyanye na Homemade bikorerwa mu ngo, imisenda, amasabune, amashampo n'ibindi, nyarukiraho video zacu zose twakoze ziriyo. Shaka ibijyanye n'inyamaswa n'ibindi bitandukanye na Homemade nk'aga programme gato kuri ku Mumbe Official, jya ku Mumbe Official tuganire, duhe ibitekerezo, twandikire, duhe inyunganizi. Umuntu ushaka gutangiza uruganda rutonya, ni twe bantu bashaka kugufasha gutangiza uruganda ku dufaranga duke cyane. Tekeza gufata igitabo kirimo ubumenyi, kirimo produit hafi 21 ejo bundi twashyiriyemo gukora irangi, ejo bundi twabashyiriyemo gukora hand sanitizer. Video yacu naheruka twamaze gushyira kuri YouTube channel. Rero twagira ngo tubafashe gutangiza inganda nto, tubafashe kugira akantu wakora mu rugo, tubafashe tubahe ubumenyi buryo cyo ushaka gushaka ibyangombwa. Ntabwo tugufasha kubona ibyangombwa bya RSB cyangwa bya FDA bitsura ubuziranenge, ariko twagufasha tukaguhugura ku bijyanye nabyo ku buryo ushaka kujya kubishaka mu buryo bworoshye, ukagera ku bantu bagomba kubigwa mu buryo bworoshye. Hari amaporogaramu meza menshi. Dushimire igihugu cyacu, dushimire Leta y'u Rwanda yazanye porogaramu nkazamukana ubuziranenge kugira ngo ifashe abantu batandukanye bashaka gutangiza inganda ntonya. Rero ni byinshi byiza gutangiza inganda, kubatembereza isi dutuye, kubagezaho dukuru ducaracara, nitwe ba nyirabyo.
hasta la vista.